Mu majyaruguru y'u Rwanda mu gihugu cya Uganda hari ukutumvikana hagati y'abagabo babiri bahoze ari inshuti, bakoranye byinshi, barwana intambara umwe iruhande rw'undi, ariko uyu munsi n'abanzi bakomeye. Barahanganye muri politike ku buryo uyu munsi umwe yamaze gufunga undi. Kandi ntabwo ari ubwa mbere. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na Colonel Dr. Kizza Besigye, umwe mu barambye cyane mu bikorwa byo kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Ubu Dr. Kizza Besigye amaze igihe muri gereza. Ihangana rye na Perezida Museveni rirarambye cyane, ariko mu buryo bwihariye mu binyamakuru bitandukanye inshuro nyinshi handitswe ko Perezida Museveni na Dr. Kizza Besigye icyo bapfa kiri kure cyane y'ibijyanye na politike, ahubwo ngo mu buryo bw'amateka ya kure byemezwa ko Perezida Museveni na Dr. Kizza Besigye bapfa umugore wagiranye umubano nabo bombi. Tubahaye ikaze. Winnie Byanyima ni umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya sida, ONU-SIDA. Usibye ibyo, ubundi ni umugore wa Dr. Kizza Besigye kuva mu mwaka w'1998, ariko Besigye yashatse Byanyima amaze igihe kirekire atandukanye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu mubano wamenyekanye cyane. Ibinyamakuru bitandukanye byandika ko Perezida wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yaba afitanye inzigo y'igihe kirekire na Madame Winnie Byanyima, inzigo y'urukundo n'umubano utarashobotse hagati yabo bombi, ku buryo ibikomere by'uwo mubano byashyize Dr. Besigye na General Museveni mu ihangana rikomeye kandi risa n'iridashira. Ubundi mu buryo butamenywe cyane cyane n'abakiri bato, Dr. Kizza Besigye na Yoweri Kaguta Museveni ni abantu babanye igihe kirekire kugera no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Dr. Besigye ajya bisubiza abamushinja kwanga Perezida Museveni, avuga ko we ari umunyapolitike yasanze Perezida Museveni ku rugamba. Ubundi Kizza Besigye yiyamamarije gutegeka Uganda inshuro enye zose, atsindwa na Perezida Museveni uri ku butegetsi kuva mu 1986. Vuba aha Dr. Besigye ntabwo yabonetse cyane muri politike, gusa mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 yashinze ishyaka rishya People's Front for Freedom PFF, nyuma yo kuva mu ishyaka Forum for Democratic Change FDC yashinze mu myaka 20 ishize. Kizza Besigye ari mu bahoze ari abarwanyi ba Yoweri Museveni bamufashije kugera ku butegetsi bahiritse Milton Obote, ariko barafunze. Ejo bundi yajyanywe mu nkiko. Leta ya Uganda imuburanishiriza mu rukiko rwa gisirikare, wavuga ko akwiye kuburanishirizwa mu rukiko rwa gisivile. Gufungwa kwa Colonel Dr. Kizza Besigye kwahagurukije umugore we Madame Winnie Byanyima, avugira umugabo we mu bitangazamakuru kugera umugabo mukuru w'ingabo za Uganda amusubije, maze baterana amagambo kugera bageze ku ngingo igarukaho y'urukundo rwa Perezida Museveni na Madame Byanyima, ibifatwa nk'ingingo ituma Besigye na Museveni batumvikana. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kabiri mu 2025, aciye ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, umugabo mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'imfura ya Perezida Museveni, yavuze ko umubano wa se Perezida Yoweri Museveni na Winnie Byanyima ngo utari usanzwe nk'uko uyu mugore yari aherutse kubivuga. Aha yasubizaga Byanyima. Ubundi kuva mu 1981 ubwo Museveni yinjiraga mu rugendo rwo kubohora Uganda, Madame we Janet Museveni yahise ajya mu buhungiro. Winnie Byanyima we yari umugore wize ibirebana n'iby'indege, yabyize mu Bwongereza. Nyuma y'amasomo ahagije yamugize umu-engineer mu by'indege, haba mu kuzitwara no mu kuzikanika, yafashe icyemezo cyo kuva mu Bwongereza aho yari ari ajya kwifatanya mu ishyamba n'umutwe w'inyeshyamba wa National Resistance Army NRA wari uyobowe na Yoweri Museveni. Bivugwa ko icyo gihe Museveni ku rugamba ngo yashatse kurongora Winnie Byanyima, babanaga muri NRA ngo amugire umugore. Gusa umubyeyi wa Madame Byanyima abanza kubyanga, ariko birangira n'ubundi Perezida Museveni abigezeho, babana nk'umugore n'umugabo. Madame Winnie Byanyima ubwo yaganiraga na Next Radio yabajijwe kubirebana n'umubano we na Perezida Museveni, maze asubiza ko ari umubano usanzwe udakwiye guhabwa umwanya mu biganiro bya politike. Ati Perezida Museveni twari dufitanye umubano usanzwe, harimo ibibazo byinshi mitamo kubivamo, ariko ntabwo ari ngombwa kubigarukaho. Icyo gihe General Muhoozi yananiwe kwihanganira ibyavuzwe na Byanyima Winnie, maze abinyujije ku rubuga rwa X avuga ko se Perezida Museveni ngo yirukanye Madame Byanyima nabi kubera ko yashakaga kwangiza umuryango we. Ati nta kintu gisanzwe mu mubano wawe na data,
wageze mu rugo rwishimye ushaka kurwangiza, uri icyago. Ati ntabwo wagiye, ahubwo muzehe yarakwirukanye mu kwa 12 mu 1986 akujyana mu modoka urimo kurira, agushyira ababyeyi bawe. Madame Byanyima nawe yahise asubiza General Muhozi ati hari amateka akomeye ari hagati yanjye na so, ku buryo twembi twahisemo kurenga ibyahise mu cyubahiro twembi tugombana. Ariko nukomeza kubeshya bishobora kunsunikira gushyira hanze ibimenyetso bikomeye by'ibyabaye. Ati nifuza gukomeza uburyo twahisemo buduhesha agaciro, ariko amahitamo aracyari ayawe. Nizere ko ibi ngibi birangiriye aha. Ibi byaje Madame Winnie Byanyima amaze iminsi yumvikana cyane mu itangazamakuru avuganira umugabo we Dr Kiza Besigye ufunze aregwa kugambanira igihugu no gushaka guhirika ubutegetsi. Ni mu gihe Dr Besigye we yari yatangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara muri gereza. Urukiko rw'ikirenga rwa Uganda rwanzura ko urubanza rwe ruvanwa mu rukiko rwa gisirikare rukajyanwa mu nkiko za gisivile. General Muhozi yageze ubwo avuga ko nubwo Dr Besigye yimuriwe mu rukiko rwa gisivile ngo ariko bitewe nuko azitwara cyangwa se uko umugore wazitwara ngo bishobora kuzatuma asubizwa mu rukiko rwa gisirikare. Umubano wa Winnie Byanyima na President Museveni ni w'igihe kirekire, kubera ko President Museveni ngo ni inshuti y'umuryango wa Winnie Byanyima, ku buryo no mu bantu Yoweri Kaguta Museveni adashobora kwibagirwa mu buzima bwe harimo na Boniface Byanyima, ise wa Winnie Byanyima. Ndetse President Museveni yamugarutseho byihariye mu mwaka wa 2017 ubwo uyu musaza Boniface Byanyima yasezerwagaho bwa nyuma. President Museveni yavuze ko yamenyanye bwa mbere n'uyu musaza ahagana mu 1959 ubwo yajyaga kwiga muri Mbarara High School aho uyu musaza yigishaga. Icyo gihe President Museveni yaragize ati namumenye nk'umwarimu muri Mbarara High School mu 1959 ubwo najyaga muri iryo shuri mu mwaka wa mbere. Ati icyo gihe nibwo bwa mbere nahuye nawe, ariko yari yarigishije igihe kinini imbere yaho. Ati yaje kunyigisha, anyigisha mu mwaka wa mbere no mu wa kabiri. Tukiraho mu kiganiro Mzee Boniface Byanyima yagiranye n'umunyamakuru Benon Herbert Oluka mu 2015 mu kiganiro bise Museveni I Know. Icyo kiganiro kikaza gushyirwa mu Kinyarwanda n'ikinyamakuru igihe.com mu nkuru cyasohoye ku itariki ya 31 y'ukwa gatanu mu 2021. Uyu musaza yavuze ko yabaniye neza President Museveni ndetse anamufata nk'umwana we kugera hagana mu 1990 ubwo yagiranaga ibibazo n'umuryango we. Mzee Boniface Byanyima yaragize ati Museveni yaradusuraga cyane, yarankundaga n'umuryango wanjye n'abana banjye. Ati twamufataga nk'umwana wacu. Ati yari umusore muto ufite intego, buri gihe yageragezaga kwerekana ko ashoboye kurenza abandi banyeshuri ndetse yagaragaraga nk'ufite intego mu bintu bito. Ati buri gihe iyo yabonaga amahirwe yashakaga kwerekana ko ari umuntu w'ingenzi, yashakaga kubahwa. Mzee Byanyima yavuze ko ubwo se wa Museveni na nyina batandukanaga ngo nibwo yatangiye kumufata cyane ndetse atangira kuba mu rugo rwe mu buryo buhoraho. Ngo mu bwana bwe President Museveni yari umwana ugoranye kubera ko ngo ntabwo wapfaga kumenya icyo atekereza. Ati byamfashe igihe kugira ngo musobanukirwe kubera ko agira ibanga cyane, ntabwo ushobora kumusobanukirwa mu gihura. Ati hari uruhande akwereka n'urundi agira ibanga. Ati kubw'ibyo byamfashe igihe kugira ngo musobanukirwe. Ngo na nyuma yo kujya kwiga muri Ntare School Museveni yakomeje gusura uyu muryango ndetse ngo Boniface Byanyima akamuha ibyo akeneye byose kimwe n'abandi bana be. Uyu musaza yavuze ko nubwo President Museveni atarazi ubwenge cyane we yakundaga kwiga. Nyuma yo kuva Dar es Salaam ngo nibwo Mzee Boniface Byanyima yatangiye kumva na Museveni ibiganiro bya politike, aho ngo yakundaga cyane amatwara ya gikomuniste. Ngo mu kanwa ke hahoragamo imvugo za Vladimir Lenin wayoboraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Muri icyo kiganiro Boniface Byanyima yavuze ko ubwo Museveni yari akiri mu ishyamba ashaka gufata ubutegetsi ngo umukobwa we yafashe icyemezo cyo kumusangayo atamugishije inama. Ati Karagwa ubwo ni Winnie Byanyima yavugaga yasanze Museveni mu ishyamba, gusa ntabwo yambwiye ko yari agiye kubasangayo. Ati yari ari ku ishuri aho yari yaragiye kwiga mu Burayi nk'impunzi. Winnie Byanyima yagiye i Burayi nyuma y'uburakari yatewe n'urupfu rwa mubyara we witwaga James Kanyamunyu wishwe n'ubutegetsi bwa Idi Amin. Gusa ngo se yaje gutungurwa n'uburyo Winnie Byanyima yaje kuva aho ngaho i Burayi aho yararangije amasomo yo gukanika no gutwara indege, yaranabonye akazi mu Burayi. Ariko ibyo byose ngo arabisiga yisangira Museveni mu ishyamba nyuma yo kurangiza amasomo muri kaminuza ya Manchester.
ati ntabwo nibuka igihe cyangwa se uburyo yabasanze mu ishyamba, gusa yabaye umwe mu barwanyi aza kujya muri guverinoma. Ati ubwo bari bavuye mu ishyamba yaje hano ndamwihanangiriza. Ati namubwiye kutajya muri guverinoma ya Museveni. Ati mubwira ko atari umuntu wo kwizera ariko yanga kunyumva. Mzee Boniface Byanyima yavuze ko yatunguwe n'uburyo mu 1987 Museveni ngo yaje kumusaba ko yarongora Winnie Byanyima mu gihe yari azi neza ko yashakanye na Janet Museveni icyo gihe witwaga Kataha. Ati Museveni yaje asaba ubukwe. Ati yashakaga kumurongora Winnie Byanyima. Ati ni ibintu ntemeraga. Ati nabwiye umukobwa wanjye ni Museveni ntabwo ari umuntu wo kwizera. Ndatekereza ko hari mu 1987 icyo gihe yari yarashakanye na Janet Kataha nari mbizi. Boniface Byanyima yakomeje avuga ko mbere yuko Museveni yiyizira kumusaba umukobwa we ngo yabanje kohereza se Amos Kaguta. Ati habanje kuza se kubinsaba, ndamubwira nti oya. Nyuma Museveni ubwo yari president yiyizira hangaha, mubwira ko ntashobora kubyemera. Niba ushaka kumurongora naramuka bishaka bizaba ari bimureba, nge ntabwo mbishaka. Ibyo uyu musaza yavuze biramutse ari byo koko, Museveni yaba yarashatse kurongora Winnie Byanyima mu gihe yari yaramaze gusezerana na Janet Museveni, kubera ko Museveni na Janet basezeranye mu kwa munani mu 1973 bibaruka imfura yabo Muhozi Kayinamura Rugaba ku itariki ya 24 y'ukwa kane mu 1974. Ubu uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Museveni na Janet barakuranye cyane ko n'amashuri abanza bayize ku kigo kimwe cya Kyamate Primary School. Nyuma baza kuburana bongera guhura i Nairobi, ariho basubukuriye umubano wabo. Muri icyo gihe Museveni yashaka kurongora Winnie Byanyima, Janet Museveni yari ari mu buhungiro ku mugabane w'Uburayi, cyane ko mu kwa kabiri mu 1981 ubwo umugabo we yatangizaga intambara yo kubohora Uganda, Janet Museveni yahise ahungira muri Kenya aho yabanaga n'inshuti z'umuryango, maze mu 1983 aza kuhava ajya kuba muri Sweden aho yagumye, aza kugaruka nyuma y'amezi 4 Museveni amaze gufata ubutegetsi. Boniface Byanyima witabye Imana mu 2017 azize guturika k'uduti tw'ubwonko yavuze ko umukobwa we yamaze igihe abana na Museveni mu gace ka Entebbe, ariko nyuma baza kugirana ibibazo. Ati babanyeho igihe, iyo abantu babana ntushobora kumenya neza igihe babanye, ariko barabanye Entebbe. Nyuma Karagwa ubwo avuga Winnie Byanyima yaje kubona ko Museveni atari umuntu mwiza wo kubana nawe. Ati ndatekereza ko yaje kwibonera ibyo namubwiraga ku mico ya Museveni, ahita reka Museveni na guverinoma ye. Ubwo Museveni yabaga president, ati ubwo Museveni yabaga president nyuma y'ukwezi cyangwa 2 yatangiye kuza hano. Ati yakundaga kuza kundeba buri cyumweru cyangwa buri kwezi. Ati bwa mbere yaje kunsaba kurongora umukobwa wanjye ndabyanga, ntibyamurakaje kubera ko yarabizi neza ko ntabyemera. Ati yabyakiriye neza kandi ntibyamubabaje kandi ntibyamubujije gukomeza kuza hano kundamutsa. Yakomeje kugaragara nk'inshuti. Umwuka mubi hagati ya Museveni n'umuryango wa Byanyima watangiye gufata indi ntera mu kwezi kwa 7 mu 1990 ubwo guverinoma ya Uganda yigaruriraga urwuri rw'uyu musaza ruherereye mu gace ka Nyabushozi, n'urwuri yakoreragamo imirimo ye y'ubworozi. Boniface Byanyima yavuze ko iki kibazo yakigejeje kuri President Museveni ngo ariko akomeza kumurerega yigira nkaho atabizi. Ati ku giti cyanjye ubwo yateraga urwuri rwanjye hari mu kwa 7 mu 1990 abasirikare bafite imbunda baraje barujyamo bakubita abantu banjye. Ati ubwo najyagayo narabibonye ko boherejwe na guverinoma. Nyuma yo kugeza iki kibazo kuri Museveni akamwizeza ko azagikemura ntabikore, Boniface Byanyima yafashe umwanzuro wo kwigira aho uyu mugabo akorera Entebbe kugira ngo amwibutse neza yamugiriye ubwo yari akiri umwana ariko akaba atarimo kuyimwitura. Ati nagiye Entebbe naka uburenganzira ninjira mu biro bye turebana amaso ku maso, mubwira ko namaze kubona ibimenyetso simusiga ko atari umuyobozi. Namubwiye ko adashobora kuyobora Uganda kubera ko avangura amoko kandi akaba atari umuntu wo kwizera. Namubwiye ko nshiye umubano nawe ko ndetse niteguye kumurwanya. Iki gihe ngo Museveni mu kumusubiza yaragize ati ni gute ushobora kundwanya, ni gute ushobora kurwanya ubutegetsi bwanjye. Mzee Byanyima ngo yaramusubije ati nta mbunda mfite ariko nzafatanya n'abashaka kurwanya ubutegetsi bwawe. Iki kibazo cya Boniface Byanyima na guverinoma ya Uganda cyaje kujya mu nkiko, birangira uyu musaza atsinze ndetse ahabwa impozamarira ya miliyoni 100 z'amashiringi. Rero nyuma yo kugirana ibibazo na Museveni mu 1998 Winnie Byanyima
yaje gusezerana kubana na Dr Kiza Besigye bari baramenyaniye ku rugamba. Uretse kuba Dr Besigye yari umusirikare ufite ipeti rya colonel mu ngabo za Uganda, yanabaye muganga wihariye wa President Museveni. Nyuma y'imyaka 2 arongoye Winnie Byanyima, Dr Kiza Besigye yatangiye kugaragaza ko atacyumvikana na Museveni, aho yamushinjaga kuyoboresha igitugu no kubaka ubutegetsi bumushingiyeho wenyine. Ntabwo byatinze uyu mugabo ahita atangira guhatana na President Museveni mu matora yo kuyobora Uganda. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru byo mu Budage, Kiza Besigye yavuze ko azi umubano wihariye Museveni yagiranye n'umugore we, ariko yemeza ko atari yo ntandaro y'ubwumvikane buke bwavutse hagati yabo. Ati yego bagiranye umubano wihariye, ariko ntabwo nkeka ko uwo mubano wa Museveni na Winnie ufite aho uhuriye n'umubano wanjye nawe. Ibyo Museveni nkorera yabikorera n'undi wese batavuga rumwe. Nubwo bimeze bityo ariko, amakuru aturuka muri Uganda avuga ko umubano mubi wa Museveni ushobora kubuterwa nuko uyu mugabo yanze guheba burundu Winnie Byanyima. Ibi kandi byanemejwe n'umuvugizi wa Forum for Democratic Change FDC, ishyaka Besigye yashinze akaza kurivamo. Uyu muvugizi yitwa Wafula Ogutu. Mu mvugo itarimo kurya indimi, Ogutu mu 2017 yavuze ko Museveni agikunda Winnie Byanyima, akaba ari nabyo byamutandukanije na Besigye. Ati Museveni aracyakunda Winnie, ntiyigeze amukuraho amaso kugera n'uyu munsi. Ati ndakeka ko Museveni yanga Besigye kubera Winnie. Ati kandi dutekereza ko Museveni yabonye Besigye nk'umugabo ushaka kumusuzugura ubwo yatangiraga kugaragaza ko atavuga rumwe nawe. Ogutu yavuze ko Museveni yaragitsimbaraye ku mubano we na Winnie Byanyima, ngoretse ko uyu mugore yaje gufata umwanzuro wo kumureka burundu. Ibi rero byose byongeye kuzamuka abantu babigarukaho nyuma yuko Dr Kiza Besigye afatiwe muri Kenya akoherezwa gufungirwa muri Uganda. Icyo gihe abashyigikiye Besigye hamwe n'umugore we bagiye bahishura amakuru arambuye ku buryo uyu mugabo ngo yashimuswe n'abantu bari biyise abashinzwe umutekano muri Kenya. Amakuru avuga ko batangiye kumuneka agifata indege ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda agiye muri Kenya, mbere yuko afatwa akoherezwa urukiko rwa gisirikare iwabo, inzira zo kohererezanya abakekwaho ibyaha zitubahirijwe. Mu gihe leta ya Kenya isubiramo ko nta ruhare yabigizemo kandi irimo kubikoraho iperereza, Uganda ivuga ko Kenya yari izi neza umugambi wose, ko Kenya ariyo yatanze ubutasi bwose mu kugera kuri Kiza Besigye. Besigye yari yagiye Nairobi kwitabira kumurika igitabo cya Martha Karua, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya. Besigye yageze Nairobi mu gitondo cyo ku itariki ya 16 y'ukwa 11, maze afata taxi imujyana kuri hotel mu gace ka Nairobi kitwa Haringam. Yaraherekejwe n'inshuti ye igihe kirekire, Ali Obeid Lutale. Nyuma y'amasaha make yavuye kuri hotel, afata taxi imwerekeza mu kandi gace ka Nairobi kitwa Riverside Drive. Ni metero 5 uvuye kuri iyo hoteli. Yaragiye mu nama bwite nkuko bo mu ishyaka rye babivuze. Aha nibwo bwa nyuma yabonetse kugera nyuma y'iminsi 4 agaragaye muri Uganda. Umushoferi wa taxi watwaye Besigye yavuze ko yategereje uyu mugabo amasaha arenga 12 mbere yo gufata umwanzuro wo kwigendera abonye atitaba telefoni. Itsinda rya Besigye muri Uganda ryatangiye gutanga ubutumwa bw'impungenge nyuma yuko babonye ko atitaba telefoni ye. Kubura kwe kwanditswe mu binyamakuru mu karere, mu gihe umugore we Winnie Byanyima ukuriye ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida, ONU Sida, yagiye ku mbuga nkoranyambaga yandika ko umugabo we yashimutiwe Nairobi. Umunsi wakurikiyeho, intebe yari yateguriwe Kiza Besigye mu kumurika cya gitabo, aho yari mu bari buhabwa ijambo, nta muntu wayicayeho. Ababiteguye bavuga ko batewe impungenge no kubura kwe. Besigye n'inshuti ye Lutale bageze kuri appartement kuri Riverside Drive, aho yagombaga guhurira n'umunya-Uganda utaratangajwe hamwe n'umwongereza nkuko Byanyima yabivuze. Uwo mwongereza bivugwa ko ngo yari guhuza Besigye n'itsinda rya bagenzi be n'abandi bakora business bari bagaragaje ubushake bwo gufasha ishyaka PFF nkuko Byanyima bivuga. Muri icyo cyumba ngo hari ikintu kiboneka nk'igikarito kirimo amafaranga. Umwe mu bari kubakira yari afite imbunda 2. Nyuma gato yo kwibwirana ngo abagabo 8 bambaye imyambaro ya gisivile bavuze ko ari abapolisi ba Kenya barakomanze, barinjira babwira Besigye nabo bari kumwe ko batawe muri yombi. Besigye yagerageje gusobanura ko nta ahuriye n'ibintu biri muri icyo cyumba, ariko abo bagabo ntabwo bamwumvise. Bane muri abo bagabo ngo bafunze Besigye na Lutale babashyira mu modoka ifite nimero ziranga cyangwa se plaque zo muri Kenya, maze bugorobye bafata inzira berekeza ku mupaka wa Uganda. Byanyima ati biboneka ko ari umugambi wari wateguwe neza. Mbere yo kwambuka binjira muri Uganda, babagabo 4 ngo barahinduye bareka kuvuga igiswahili,
batangira kuvuga indimi zo muri Uganda, Ikinyankole n'Ikigande. Besigye na Rutare basubijwe muri Uganda badafite ibintu byabo, harimo pasiporo zaje gufatwa nyuma nabo mu ishyaka rya Besigye kuri ya hoteli yari yabanjemo. Ibrahim Semuju Nganda, umuvugizi w'ishyaka PFF, yabwiye ikinyamakuru Monitor cyo muri Uganda ko Besigye n'inshuti ye banyujwe ku mupaka wa Malaba nta guhagarara kubayeho ngo babazwe ibyangombwa. Ati bahinduye imodoka gusa, ya modoka yo muri Kenya bayisiga ku mupaka wa Malaba bajya mu yindi ifite ibiranga byo muri Uganda. Chris Buriyo Munsi ni minisitiri w'itumanaho muri Uganda, yavuze ko abashinzwe iperereza bari bafite amakuru ahagije atuma bafatira Besigye i Nairobi. Yavuze ko abategetsi ku ruhande rwa Kenya bafashije muri iyo operation yambukiranya umupaka, nubwo abategetsi ba Kenya bavuze ko nta kintu bari babiziho. Besigye ubu arimo kuburanishirizwa i Kampala aho kuba i Nairobi kubera ko icyashinjwa gutegura cyari cyo gukorera Uganda, ntabwo ari Kenya. Niko umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaige yabwiye BBC. Yongeyeho ati dufite imikoranire na bagenzi bacu muri Kenya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano w'akarere. Gusa ntabwo yasobanuye impamvu hatabayeho kohereza uyu mugabo iwabo mu buryo busanzwe bugenwa n'amategeko. Amakuru avuga ko gufatwa kwa Besigye byamaze amezi bitegurwa kandi byashobotse kubera uruhare rw'abantu bo hafi ye. Abateguye ya nama ya Riverside Drive bivuga ko ari umwongereza n'umusirikare mukuru mu ngabo za Uganda, bombi baziranye neza na Besigye nk'uko ibinyamakuru muri Uganda byabivuze. Umugore we yavuze ko uyu mwongereza wari muri iyo nama ngo ari umugambanyi wishyuwe ngo agerageze gushyira intwaro kuri Besigye. Mu myaka za 40 ishize abasivili amagana bagiye baburanishwa mu nkiko za gisirikare muri Uganda, nubwo urukiko rurengera itegeko nshinga ibirwa byamaganye. Besigye utari mushya mu kuregwa mu nkiko za gisirikare yasubiyeyo kubera ko yishyikirije ubwe itegeko rya gisirikare nk'uko Brigadier General Kulaige yabwiye BBC. Umugore we Winnie Byanyima avuga ko atizeye ko umugabo we azabona ubutabera muri Uganda. Iri fatwa rye kuri iyi nshuro ndetse no gufungwa kwe inshuro zirenze imwe bihuzwa n'ibya politike, ariko icyarimwe bikanahuzwa n'umubano wa Winnie Byanyima na President Yoweri Museveni.